ishimwe shuti bakunzi ba Intumwa y'Agakiza TV. Murabimenyereye yuko tubategura byinshi bitandukanye birimo ijambo ry'Imana, tujya tubagezaho n'ubuhamya bw'abantu batandukanye, tukanabagezaho ndetse n'imyidagaduro y'okamana, ngo n'indirimbo z'abahanzi ndetse n'amakorali atandukanye hano ku Ntumwa y'Agakiza TV. Rero uyu munsi tubafite umuvugabutumwa ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Icyo mwisabira ni kimwe, wowe reba kuri iryo jambo ryanditse ngo subscribe, uhita ukandaho byanditse mu mutuku n'ukandaho ritagira ijya mu ibara ry'umukara, hanyuma asigaye ujye no kuri iyo nzogera yo hasi, ngo ni kuri YouTube nyine, ujye kuri iyo nzogera yo hasi uyikandeho, nayo irahita izana utuntu tumeze nk'udutwi tubiri gutya, urabutugiriye neza. Hanyuma nurangiza uze no kugira gahunda, uze usharinge ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo dufashe muri gahunda twatangiye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana ahangaha rero, njyewe ugiye kumuha ikaze, nkaba nitwa Ndarisabamungu Paul Clement, ngira ngo turamenyeranye 100%. Reka tumuhe ikaze tugezeho ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana ni karibu, tambuka tugeze ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wawe kugira ngo irifashe abantu bose, yaba abanyarwanda yaba abanyamahanga bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni karibu. Yesu ashimwe. Dushima Imana cyane ko muduhaye ikaze. Dushima Imana ko ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Nshimye Imana cyane kuko ibi bintu ntabwo ari bya buri wese. Ibi bintu ntabwo ari byo umuntu upfuye kuboneka guhagarara muri uyu mwanya, ariko dushima Imana ikomeje kubana natwe. Ntaragira icyo mvugira ahangaha, ndabanza nivuge. Amazina nitwa Sibomana Jean Baptiste, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana, ariko hari izina ry'ubuhamya abantu bakunda kunyita Ebenezeri ku midugudu itandukanye, ahantu henshi ngenda mvuga ubutumwa nitwa Ebenezeri, ni izina ry'ubuhamya. Ndi umukristo rero kandi wo mu mutima, kuri paruwasi ya Bukane n'umudugudu wa Bukane. Imana niduhana umugisha. Rero hari ijambo ry'Imana mfite, Imana yashize ku mutima wanjye, nifuje kuganiriza ubwoko bw'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoma igitabo cy'Ingoma za mbere, turasoma mu bice 21, hanyuma tuze gusoma umurongo wa 8 na umurongo wa 7 n'uwa 8, hanyuma turataruka dusome umurongo wa 15 n'uwa 16, hanyuma ayo magambo ariyo tuza kuganiraho muri uyu mwanya. Kadusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo, maze Imana irabirakarira, nicyo cyatumye itera Abisirayeli. 8. Dawidi abwira Imana ati, ndacumuye cyane kuko nakoze ibyo, ariko noneho ndakwinginze kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe, kuko nakoze iby'ubupfu bwinshi. Turaza dutaruke dusome ku murongo wa 15 n'uwa 16. 15 aravuze ngo, Imana ituma marayika i Yerusalemu kuharimbura, yenda kuharimbura, Uwiteka arareba, arakuruka iyo nabi, abwira marayika urimbura ati, birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika Uwiteka yari ahagaze ku mbuga ya Orunani w'Umunyebusi. 16. Dawidi yubura amaso abona marayika Uwiteka ahagaze hagati y'isi n'ijuru, afite inkota mu ntoki ze, ayerekeje i Yerusalemu. Dawidi n'abakuru bari bambaye ibigunira bagwa hasi bubamye. Mwakire neza amagambo y'Imana. Dushima Imana kandi turanezerewe cyane.
turanezerewe cyane ku bw'aya magambo Imana iduhaye kugira ngo tuyiganireho muri uyu mwanya. Iri jambo dusomye ni inkuru z'uyu mwami witwa Dawidi. Bamwe muzi uko yatoranijwe, ntabwo ari byo ndavugaho cyane kuko izi nkuru murazizi, ariko uyu mwanya mureke tuziganireho kandi dufashwe n'izi nkuru, dufashwe n'aya magambo y'Imana. Hari ijambo dusomye rivuga ngo maze Imana irabirakarira. Ndashaka ngo uyu mwanya tumenye neza ngo ni ibiki yarakariye byatumye itera Abisirayeli, bigatuma Dawidi ngo ataka cyane akavuga ngo noneho mbabarira kuko nakoze iby'ubupfu bwinshi. Uyu Dawidi Bibiliya yamuvuzeho byinshi kuko ni umwana ngo Bibiliya ivuga ko ari umwana wa Yesaya i Betelehemu. Muzi ukuntu yatoranijwe n'Imana, muzi ukuntu yakuriye mu shamba aragira ngo intama, muzi ukuntu yaje kwima ingoma, byari intambara zikomeye, muzi ukuntu yubahaga Imana cyane. Ariko nyuma yaho amajije kwima ingoma, niho nshaka kugira ngo duhite tugera, aje kwima ingoma, amajije kwima ingoma ngo hari ikosa yigeze gukorera Imana birayibabaza. Umutwe w'ijambo wavuze ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo Satani yosha Dawidi kubara Abisirayeli. Ni ku mutwe w'ijambo wavuze. Noneho ku murongo haravuga ngo noneho umwami Dawidi abwira umugaba witwaga Yowasi, aramubwira ngo genda umbarire Abisirayeli bose, ubabare, hanyuma nurangiza unzanire umubare wabo. Ariko Yowasi ngo abwira Dawidi atariko mwami nyagasani, niki gitumye untuma kubara aba bantu ubundi kwa bose saba umwami nyagasani? Niki gitumye ukenera iyo mibare ko n'ubundi ari abawe? Bibiliya irambwira ngo hanyuma ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu ati noneho umwami nakore, umwami nyir'ijuru nagwiza abantu be. Ndashaka kuvuga ku jambo nahaye intego ivuga ngo agapfukamunwa k'abantu n'agapfukamunwa Imana itanga. Uburyo agapfukamunwa k'abantu gatandukanye n'ako Imana itanga. Aleluya! Abari kunyumva aleluya! Ngiye kuvuga gatoya ku gapfukamunwa abantu biyambika n'ako Imana yambika. Ubundi mu migenzereze y'umuntu, iyi mibare yawe itangiye guhabana n'iy'Imana, Imana ikwereka ko wibeshe. Dawidi yubahaga Imana cyane. Yemwe Bibiliya ivuga yuko mu bantu bubasha Imana Dawidi ari kuza ku mwanya wa mbere. Ariko umunsi umwe ngo Satani ahagurukira Abisirayeli, Dawidi ntiyabimenya. Nibwo yemeje ririya tegeko ryo kuja kubara Abisirayeli Imana itabimutumye. Niho ziriya nkuru twasomye ngo maze Imana irabirakarira. Umwami umugabo Yowabu ngo aragenda arabara, ngo aragenda mu bihugu byose bya Isirayeli, ngo arabara Abisirayeli, ngo asanga ngo nuduhumbagiza 7 guco, arabara ngo arageza azanira imibare Dawidi ngayibonye kiyagira ikindi abikoraho, bihita birangirira gutyo. Ariho ku murongo wa 7 twasomye ngo Imana irabirakarira, maze Imana irabirakarira. Ngo nicyo cyatumye itera Abisirayeli. Ku murongo wa 8 turasomye ngo Dawidi abwira Imana ati ndacumuye koko, none ndakwinginze kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe, kuko nakoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yarazi kugarura Imana.
Dawidi yarazi guhendahenda Imana. Ndagira ngo muri ayo mwanya umuntu wumva aya magambo ntiyinangire umutima, ashaka ukuntu yabana n'Imana neza. Izi nkuru zirakomeza ngo mu Bisirayeli hari umugabo witwaga Gadi w'umuhanuzi bamenya. Haleluya! Imana iramusanga, imajije kumusanga iramubwira uti genda umbwirire umwami Dawidi ati nkuzaniye ibihano bitatu. Ati nkuzaniye ibihano bitatu, uhitamo icyo ushobora kwihanganira. Aramubwira ati niba ari uguterwa n'inzara imyaka 3 mu gihugu cya Isirayeli, inzara imara imyaka 3, niba ari uguterwa n'ababisha bawe inkota zabo zikugeraho amezi 3. Icya gatatu aramubwira ngo niba ari uguterwa na mugiga mu Bisirayeli, ariyo nkota y'Uwiteka ya marayika, ikahamara iminsi 3. Aramubwira ngo ugende umumbwirire muri ibyo byose uko ari bitatu cyo uzabasha kwihanganira. Nkuzana ijambo rivuga ngo hari agapfukamunwa abantu biyambika nako Imana yambika. Haleluya! Dawidi Gadi aragenda ageze kuri Dawidi aramubwira ngo Imana yantumye gutya, ibimusubiriramo nk'uko yabivuze. Ariko Dawidi abyumvishe asanga imibare yakoze ihabanya n'Imana ifite. Abwira Gadi ngo ubu ndashobewe rwose. Mu yandi magambo, umuntu washobewe ntabwo aba agifite icyo yavuga. Imana akimara kumva imibare y'Imana, agahoma munwa kahise, agapfukamunwa k'Imana yahise akambara. Ntabwo akagapfukamunwa ariko nje kuvuga ku gapfukamunwa ko mu mwuka abantu batazi. Shobora kuba wambaye akagapfukamunwa ariko ukaba utwambaye ari 2. Dawidi abwira Gadi ati ubu ndashobewe ntacyo kuvuga ngifite, atariko nyihorere nigwire mu maboko y'Uwiteka kuko nzi neza yuko agira imbabazi nyinshi. Haleluya! Dawidi yarazi guhitamo, Dawidi yarazi gutekereza. Hari igihe umuntu aje gusenga yagera imbere y'Imana agapfa kuvuga, kabwira Imana ibintu bitagira gahunda. Ariko Gadi yabwiye Dawidi aramubwira ngo kandi wantumye yambwiye ngo utekereze neza, ntupfe guhubuka, utekereze neza muri ibyo bitatu icyo uzabasha kwihanganira. Niho Dawidi yabwiye Gadi ati ubu nashobewe, ahubwo reka nigwire mu maboko y'Uwiteka kuko nzi neza ko Uwiteka we agira imbabazi nyinshi. Dawidi yarazi guhendahenda Imana. Dawidi yarazi uburyo Imana, yarazi guhendahenda umutima w'Imana. Haleluya! Imana ishimwe kwijya yemera guhendahendwa. Imana ishimwe kwijya yemera kwingingwa, ikemera kwingingwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dawidi abwira Gadi ati ubu nashobewe ntacyo kuvuga mfite. Agahoma munwa, agapfukamunwa k'Imana uburyo gatandukanye n'ak'abantu. Akangaka nje kukubwira agapfukamunwa batameze, nje kukubwira agapfukamunwa batagorora to bagatera ipasi negatifu, nje kukubwira agapfukamunwa badapfa kwikuraho. Akangaka nshobora kwiriwa ngafashe mu ntoki umunsi ukira, nakikuyeho nagashe no mu mufuka, bigashoboka. Ariko agapfukamunwa Imana itanga nta muntu wakikuraho. Birasaba guca bugufi, birasaba guhendahenda Imana, birasaba gutekereza neza.
Haleluya. Birasaba guca bugufi mu mutima, birasaba gutereta Imana. Ni Imana yingingwa, ni Imana ihendahendwa, ni Imana ifite kugira neza kwinshi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nje kuvuga ku gapfukamunwa abantu biyambika n'agapfukamunwa Imana yambika. Ndaza kuguha urugero rumwe. Dawidi akimara kubwira Gadi ngo nashobewe, ahubwo ndeka nigwire mu maboko y'Uwiteka. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bibiliya irambwira ngo uwo mwanya marayika araza, Imana iteza mugiga mu Bisirayeli, hapfamo 7,000 by'Abisirayeli. Hapfamo 7,000 by'Abisirayeli bishwe na mugiga. Hari abantu rero bazi ko muri urugendo ngo Imana ngo itica, bazi muko muri urugendo ngo Imana ngo ndiyahangana ngo kwica umuntu wayo. Imana irica, kubwira ngo Imana irifasheho nabi, irakukumbanya ugacaho ntaco bibwiye Imana, wacaho. Hari umuntu muri iyi minsi twaganiriye, ndamubwira nti shaho muri gusenga gute muri iyi minsi, muri iki gihe cya corona? Abayambwiye ngo bagiye gufungura ngo muhumure, ngo Imana ngo ntaho yakwemera yuko ngo insengero ngo zakomeza gufunga. Ndamubwira nti ko sha buse n'ibitari Imana yabyemera, nushaka uzajya kubaza umuhanuzi witwa Nehemiya akubwira ukuntu Yerusalemu bayisenye. Usibye no gufungwa igihe kirekire no kuzisenya yabyemera bakazisenya. Ubundi insengero Imana ishaka ntabwo ari ziriya, ntabwo ari amatafari n'amabati, ntabwo ari ziriya Imana ishaka. Imana ishaka insengero zo muri wowe, shaka urusengero rwo mu mutima wawe. Hari abantu basenga Imana batazi iyo basenga iyo ariyo. Ariko hari ijambo nasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 4 ku murongo wa 22 kugeza 23. Hari amagambo yamfashije n'ikiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi. Aramubwiye ngo dore mwebwe musenga ibyo mutazi, ngo ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, ngo kuko agakiza gaturuka iwacu i Buyuda, ngo ariko igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga data mu kuri no mu mwuka. Data niba ashaka ko bamusenga, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisenga mu mwuka. Bundi igihe cy'abanyamagambo cyararangiye. Niyo mpamvu Imana yadushize muri gahunda ya guma mu rugo, kugira ngo ibyo tudashoboye kuvugira muri izo nsengero zitwa ngo zirafunze tubivugire haleluya mu rugo. Aho ni Imana dukeneye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hari ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo rijya rimfasha cyane. Hari ijambo yamwandikiye aramubwiye ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, ngo rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka agize ate azabe, ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Twaturi ku ijambo rivuga ngo agapfukamunwa abantu biyambika n'agapfukamunwa Imana yambika. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Abantu bakwiriye gusenga Imana bazi, abantu bakwiriye gusenga Imana itari y'amagambo, abantu bakwiriye gushaka ibihamya, bakwiriye nibashaka Imana nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza. Pawulo iryo jambo yajyandikiye Abafilipi, igice cya mbere cy'Abafilipi ku murongo wa 27 kugeza 29.
yarababwiye ngo icyo akora ingeso zanyu zimera nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nibiba ngombwa sinze nzumva ibyanyu. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Birasobanuye ngo Imana nitaza muri karitsiye utuyemo yumva amakuru yawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo mudakangwa n'ababisha banyu bo mu buryo bwose. N'ababisha barahari, hari abantu bazi ko n'ababisha bari. Mudakangwa n'ababisha banyu bo mu buryo bwose. Aravuga ngo kandi ubwo butwari bwanyu bwo kudatinya, ngo kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka, ngo ariko kuri twe ni ikimenyetso cy'agakiza kava ku Mana. 29 haravuze ngo kuko tutahawe kwizera Yesu Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Nshimiye Yesu, nshimiye Imana ko no mu mibabaro yacu no mu ntambara zacu yavuze ko atazatureka. Yavuze ko naho yababaza umuntu mu maganya Yeremiya ibice 3 ku murongo wa 31 kugeza na 3 yaravuze ngo naho burya yababaza umuntu ngo azagera hamugirira ibambe, ngo kuko ntajya nezezwa no gutera umuntu waye agahinda. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abisirayeli barapfa 7,000 barapfa, ariko Dawidi akomeza gutereta Imana kuko yasubije neza. Dawidi yasubije neza, yaravuze ngo ntacyo kuvuga mfite, ahubwo reka nigwire mu maboko y'Uwiteka. Hari abantu bahisemo kugwa mu maboko y'ababisha babo, ariko Dawidi aravuga ngo ndeka nigwire nubwo intambara nubwo imibare yanje bigaragaye kwihabanye n'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire umunsi imibare yawe, imibare y'Imana umunsi izahabana n'iyawe bizakuviramo intambara. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aleluya, aleluya. Dawidi arasenga bwira Imana atari kuwiteka, kwari njyewe wacumuye, kwari njyewe wakoze ibyo, kwari njyewe wakoze ubugoryi, kwari njyewe nyirabayazana. Mana wareka ukuboko kwawe akaba ari njyewe kubaho n'inzu ya data. Ngo uwo mwanya ngo Uwiteka yohereza marayika kurimbura Yerusalemu. Marayika ngarihuta cyane, ngo ariko ageze ku mbuga y'umugabo witwa Oronani, ngo Uwiteka arareba. Wowe wumva aya magambo Imana irebe. Uwiteka ngo arareba. Haleluya, Imana irebe muri uyu mwanya. Wowe ngurikiranye wumva aya magambo, ngo Uwiteka arareba, ngo arakuruka iyo nabi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ko ari Imana yibuza kurakara, ngo arakuruka iyo nabi, ngo abwira marayika urimbura ngo birahagije. Aravuga ngo birahagije. Yehova birahagije. Aravuga ngo birahagije. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aravuga ngo birahagije. Yehova birahagije. Hari abantu bakoreye Imana baremera barasuzugurwa bahura n'intambara nyinshi, ariko hari ijambo nasomye mu gitabo cya Yobu 34 ku murongo wa 20 hari ijambo nasomye rimbwira ngo kuko jambo rimbwira ngo kuko Uwiteka areba imigenzereze y'umuntu, ngo kandi reba amaje ye yose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Marayika ngo arareba, Uwiteka ngo arareba, ngo arangije arakuruka iyo nabi, abwira marayika ati birahagije. Ngo hanyuma aramubwira ati birahagije, aramubwira ati birahagije. Uwo mwanya ngo hari umugabo witwaga Oronani. Marayika ngo yarahagaze ku mbuga ya Oronani agiye kurimbura Yerusalemu. Ubundi birasobanuye ngo iyo marayika arimbura Yerusalemu gusenga ntabwo biba bikiriho, gusenga biba byaravuyeho. Ariko dushimiye Yesu ko Yerusalemu ataharimbuye, ariyo mpamvu dukomeje gusenga. Izina ry'Imana rishimwe, izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru.
aramubwira ngo birahagije. Igihe ubabaye kirahagije, igihe ufashweho ijambo kirahagije, igihe wambaye agapfukamunwa Imana yagushizeho kirahagije. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye muri iri jambo, ndagira ngo maze iminsi mbwira abantu mfite ijambo rivuga ngo burya kugarura Imana si ibya buri wese. Kugarura Imana ntabwo ari ibya buri wese. Hari ijambo Yobu yavuze mu bice 13 ku murongo wa 15 na 16, yaravuze ngo naho Imana yanyica napfa nyiringiye, ngo kandi inzira zayo nzazikomeza imbere yayo. Kuri 16 aravuga ngo ibyo nabyo bizambera agakiza, ngo kuko ari nta muntu uhakana Imana watinyuka. Izina ry'Imana rishimwe. Kugarura Imana ntabwo ari burya ari ibya buri wese, kuko iyo wahemukiye umuntu runaka biragoye kugira idosiye umusaba, biragoye kugira serivisi wamujanira. Iyo wamuhemukiye biragoye kugira ngo wumve umwisanzuyeho. Naje kukubwira agapfukamunwa abantu biyambika nako Imana yambika, ariko abantu nibaca bugufi bagasenga, twamenye neza ko ari Imana ihendahendwa ikemera guhendahendwa. Twamenye neza ko ari Imana yingingwa ikemera kingingwa. Niwumvira ijambo ntiwinangire umutima, ubwize Imana ukuri. Hari ijambo Pawulo yavuze aryandikira Abagalatiya mu bice 7 ku murongo, ibice 6 ku murongo wa 7, yarababwiye ngo ntimuyobe inzira, kuko Imana itaginegurizwa izuru, ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora, ngo ari kubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azakuramo ubugingo buhoraho. Ku 9 yaravuze ngo ntimucogore gukora neza, igihe nigisohora tuzasarura. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 6 ku murongo wa 47, yaravuze ngo mumpamagarire iki muti databuja, ariko nyamara ntimukore ibyo mvuga. Aravuga ngo umuntu wese uzahondi yarangiza kumva amagambo yanje kandi akayakomeza. Amen. Ndabereka iki? Ndabereka ukwasa. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Wowe wafashe ijambo ry'Uwiteka ukarikomeza, ndakwingingira Imana muri 2020 nubwo turi mu cyorezo cya COVID, ariko Imana ikwerekane. Imana yerekane umuntu wabanye nayo muri 2020. Imana yerekane umuntu watinze imbere yayo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Arasenga ati Imana naracumuye, ndiyamenya ko Uwiteka uburakari bwashize. Hari igihe umuntu atabarwa, hari igihe ubutabazi buza bugasanga gitabaza, bugasanga gihamagara Imana kandi ubutabazi bwahageze. Ariko nshimiye Imana ko nubwo bari muri kiriya, bari mbese mu gihano Uwiteka yarabahaye, ariko nshimiye Imana ko niyo hari ibihano byazanywe n'Uwiteka, hari abantu b'Imana bakomezaga gusenga. Uriya mugabo wa Orunani, Bibiliya irambwira ngo Uwiteka yahagaze hejuru ku mbuga ye, ngo arangije ngo abona Orunani ahagaze mu mbuga, arangije ngo yarari kumwe n'abahungu be 4, ngo bagira ubuntu n'Imana bwo kwerekwa marayika, ngo bariruka, ngo ariko Orunani asigara ahagaze. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Orunani asigara ahagaze, ngo kuko yewe yarari gutunganya ingano. Bisobanuye ngo hari abantu bakomeje guhagara mu masezerano, bisobanuye ngo hari abantu bakomeje kwizera Uwiteka. Donc nudasenga Imana, nutayivugira, nutayikorera, ba Orunani baracahari. Ngubwire ngo baracahari. Iyo usoma igitabo cya Luka igice cya 1 ku murongo wa 19, katuhasome, turacyari ku ijambo
igice cya mbere ku murongo wa 19 hari ijambo rivuga ngo marayika aramusubiza ati ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana kandi natumye kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. 20 nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kwa tukiri ku ijambo rivuga ngo agapfukamunwa abantu biyambika nako Imana yambika. Uyu Zekariya Bibiri tubwiye yari umukiranutsi ngo wubahe Imana mu mudugudu no mu itorero yabagamo, yaratunganye ibintu bye yabikoraga ku murongo, nta mugayo ngo wagaragaraga imbere ye, ngo we n'umugore we ngo bombi bari abakiranutsi. Ngo ariko mu gihe marayika cyangwa se mu gihe umunsi wa Zekariya ngo w'ubutambyi wari ugeze, ngo umunsi wari ugeze, igihe umunsi wa Zekariya wari ugeze wo kuja gutambira Uwiteka, ngo uwo munsi marayika aramwiyereka. Ngo amaze kumwiyereka ngo agira ubwoba, ngo yarahagaze iburyo bwe, ngo arangije agira ubwoba. Ngo akimara kubona marayika aramubwira ngo witinya Zakariya, aramubwira ngo witinya, ngo kuko kuva ku munsi watangiriyeho kwinginga Uwiteka ibyawe byarumviswe. Amubwira amagambo meza, aramubwira ngo dore umugore wawe Elizabeti agiye kukuzarira umwana w'umuhungu, uzamwita Yohana, ngo uwo mwana azakubera umunezero. Haleluya! Ngo uwo mwana azakubera iki? Umunezero. Ngo kandi azahindurira Abisirayeli ku mwami, to azaba igitangaza. Amubwira amagambo menshi, aramubwira kandi meza, arayamubwira birangije. Zakariya arangije azana impamvu imbere y'Imana, abwira Imana ngo ngiye ko ndi umusaza, ko ngeze mu zabukuru, kandi ko n'umugore wanjye Elizabeti nawe ari umukecuru, ibyo bizashoboka bite? Niho zirankuru dusomye ngo marayika aramubwira ngo ndi Gaburiyeli, weho wabanye n'Imana, weho watindanye n'Imana, ukitondera amagambo y'Imana. Imana ikwibwire, Imana ikwisobanurire, 2020 ikwibwire. Haleluya! Aramubwira ngo ubwo kuva kakanya tubivuganye, ubwo uzanye impamvu imbere y'Imana ko amagambo yanjye azasohora, uyu munsi wa none uragobwa ururimi, nawe uhitimo kubitaho agapfukamunwa. Iramubwira ngo ntuzongera kuvuga, mureke tugarure Imana, mureke dushake Imana idukureho agapfukamunwa ko mu mwuka. Nimara kudukuraho ko mu mwuka, akangaka abantu bari kwirirwa bakositima, akangaka abantu bari kwirirwa badotesha uko bashaka, kazibwiriza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kadusenga Imana muri iri jambo, nawe ndi kukubwira ku gapfukamunwa Imana yambika n'agapfukamunwa abantu biyambika. Ariko nasomye Zaburi 102 ku murongo wa 18 ngo ni Imana yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, ngo ntisuzugura. Imana ntisuzugura uko waburi kose, upfa kuba waragaze neza. Abantu bavuga uyu munsi ngo turakijijwe, ariko gukizwa nje ndabona muri iki gihe turimo gukizwa gusa ntabwo bihagije. Gukizwa wongereho gutungana, wongereho gukiranuka, nibwo urabona Imana. Kuko Imana ntabwo Imana yavuze mu jambo, hari ijambo yavuze muri Yobu 8 ku murongo wa 20, yaravuze ngo haranditse ngo dore Imana ntabwo izatuma umuntu w'intungane kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 6 mu gice cya mbere cya Zaburi haravuze ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Haleluya! Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kadusengere muri aya magambo kugira ngo Imana ikomeze kwamamara muri twebwe. Wowe wumva aya magambo, wowe warundeze amatwi,
ndakwingingira Imana guca bugufi mu mutima, ukibuka aho waguye, ukibuka aho watambikiriye, aho utagendanye n'Imana. Imana idukureho agapfukamunwa ko mu mwuka, akakumubiri kazibwiriza. Hari ibindi Imana ikora ibyo ku ruhande bikibwiriza utagize icyo utiri uvuga, kuko muri twebwe hari umurimo wavuze ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu, ngo nukuri yinjiye mu mutima wanjye, ngo kandi yashizemo ubutwari. Aravuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima, ngo n'umuriro w'ijuru ndimo, ngo nsigaye ngendera mu muco w'ukuri, ngo Yesu umukiza niwe muco wanje. Hari ibintu Imana ikora, ibindi bikibwiriza. Hari ijambo nasomye ariryo nsozerezaho, riboneka mu byakozwe n'intumwa 12 ku murongo waho wa gatandatu, ngubwo Petero ngo yararindiwe mu nzu y'imbohe. Ntabwo zira nkundi buzijyamo cyane, ngubwo yararindiwe mu nzu y'imbohe, ngo hari abitorero bagize umwete wo guca bugufi imbere y'Imana, hari abitorero bagize umwete wo gusenga, babwira Imana ngo tugarure Petero wacu. Ngo hanyuma Imana irangije yumva gusenga kwabo, ngo ihita ituma marayika ngo amusanga mu nzu y'imbohe. Ngo akimara kumusanga mu nzu y'imbohe, ngo aramubwira ngo haguruka wambara inkweto, kubitaho n'umwitero, ahasigaye uze tugende. Insozereze ku ijambo, ngo bageze ku rugi runini cyane, ngo rwasunikwaga n'abagabo 600, ngo bataragira icyo bavuga ruribwiriza. Hari ibintu Imana ikora, ibindi bikibwiriza. Aleluya! Nuca bugufi imbere y'Imana, ibyo wabuze igihe kirekire bizakwiyereka mu gihe gito. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Kadusenge Imana idushoboje guhagarara hano, kadusenge Imana ikomeze guhabwa icubahiro muri twebwe. Mana, turagushimiye kubw'amagambo yawe, turakunezerewe uyu mwanya udushoboje guhagarara aha ngaha. Aya magambo tuvugiye aha ngaha, iri jambo rikurikirane, rihige ibigomba guhigwa kandi risenye ibigomba gusenywa. Ntatanije abadayimoni mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Turasenze cyane ngo aya magambo yakurikirane, kandi tuzi neza kuri Imana yingingwa, uri Imana ihendahendwa ikemera guhendahendwa. Tuzi neza ko ari wowe ufite ububasha kuri COVID uyu munsi turimo, kandi ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku muntu. Wavuze ko utazata umuntu w'intungane, kandi ntuzakora ikosa ryo kuramira inkozi z'ibibi. Usibye ko abantu batazi imbaraga zawe, ariko Uwiteka Mwuka w'Imana nakurikirana aya magambo yabo, aya magambo ahindure ibyanze guhinduka, asobanure ibyanze gusobanuka. Urakoze Uwiteka, turatuje ntutuze, ukomeze kuba mu ruhande rwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu.